Ibihe byiza kuri buri umwe wese tubana buri gihe kuri Open Mind Rwanda. we wakoze subscribe n'utarayikora ndizera yuko ugiye guhita uyikora. ni ibintu bidafata n'amasegonda abiri ukajya ubona amakuru meza kandi ku gihe, amakuru aba ari update. ushobora kwibaza uti uyu munsi tugiye kuba tuganira kuki, ako bombo ujye utubwira ku bintu byinshi kandi by'ingirakamaro. uyu munsi nk'uko mubibona kuri kamera zanyu cyangwa se anaho muri kudukurikiranira hose, ni ekipe ya Rayon Sports. ibintu bikomeje gusubira irudubi nyuma y'aho iyi ekipe iri kwitegura gukomeza guhatana muri shampiyona, ariko ikibazo cy'ubukene nk'uko kuri iyi mihanda bihari kikaba gikomeje kugenda gifata indi ntera, ndetse n'amacakubiri cyangwa se no gutandukana kwa hato na hato abayibagamo, abayobozi, abakiyirimo ubu ngubu, ndetse no gutandukana n'abakinnyi bagiye bakomeye bikomeje kugenda bigorana. ubundi ibibazo bya Rayon Sports mu myaka 5 ishize, Rayon Sports twavuga yuko iheruka gusubira ku murongo ubwo yatwaraga igikombe. Nubwo muri iyi myaka yatwaye ibikombe, ariko ntago twavuga yuko ibintu byagiye bijya ku murongo cyangwa se nk'uko umufana wa Rayon Sports yabishakaga. Bamwe baravuga bati RGB imbere y'uko iza muri Rayon Sports byari bimeze neza na Minisport. Bamwe bati ko abayoboraga izi minisiteri ndetse n'iki kigo cya leta bavuyeho, Rayon Sports irasubira ku murongo. Rero ibintu byafashe indi ntera aho visi perezida Namenye Patrick yanditse ibaruwa avuga yuko atagikomezanyije n'iyi ekipe, yuko ayisezeyemo. ibyo kuba yungirije perezida Jean Fidele we bitakimuriho, cyangwa se umutwaro wa Rayon Sports umuvuyeho awivanyeho. Si Namenye Patrick wenyine, kuko muri komite Jean Fidele bakoranaga, ubu twavuga yuko uretse Ngabo Robeni niwe twavuga yuko ukigaragara, naho abandi bose biragaragara yuko batakiri kumwe n'uyu mugabo, bagiye bamuvaho ku mpamvu zabo bwite, ariko bamwe bakabihuza n'ikibazo cy'ubukene buri muri iyi ekipe. Ni ekipe ya Rayon Sports yasezeranyije abakunzi bayo yuko rutahizamu wa miliyoni zirenga 50 azahasesekara, ariko bategereje n'uwa 20 baramubuze. Akanyenyeri karakanzwe, ibintu bivugwa yuko Rayon Sports itangiye kujya ku murongo, amafaranga atangiye kuboneka, ariko ibintu bigenda byongera bigenda bidasubira ku murongo neza nk'uko byifuzwaga. Ekipe ya Rayon Sports kandi uyu Namenye Patrick wafatanyaga na Fidele mu buzima bwa buri munsi bwa ekipe, bayimenyera buri kimwe, kuko n'amafaranga nayo yari ahari. tureke kubeshyanya rwose. Rayon Sports ifite ikibazo cy'ubukene, ubukene burayugarije, yamaze kumusiga. ni mu gihe habura iminsi 50 ngo amatora azabe. Jean Fidele nawe yatangaje yuko nta gahunda afite yo kongera kwiyamamariza kuyobora umuryango wa Rayon Sports, kuko abona yuko nta nyungu ahubwo bimuhombya. n'utwo yari afite cyangwa se afite dushobora kuzagendera igihe yaba akomeje kuyobora uyu muryango wa Rayon Sports. Ikibazo gikomeje kwibazwa muri iyi minsi 50, bigaragara yuko ni nkaho nta muyobozi uhari, kuko n'uhari aravuga yuko atazongera kwiyamamaza, abamwungirije bose baragiye. Ekipe ya Rayon Sports muri iyi minsi 50 kugira amatora abe irabihagaze ute, irabibayeho ute? Tujya no kugaruka ku kibazo cy'abakinnyi bamwe bari gusaba gusasa amasezerano kugira bave muri ekipe. Umutoza ntibimeze neza, ngira ngo kandi murabizi yuko mu mikino bamaze gukina bafite amanota 2.
turagaruka no kuri kenisi wahize. Kenisi yahize nawe rwose ati ejo bundi kuri 20 z'ukwezi kwa 9 ndafata Rayon Sport ahantu ndi buyishyire ndayishingura. Ntago rwose Rayon Sport yansinda inameze gutya. Ubwo rero Rayon Sport iragana he? Ubwo bita Haruna Niyonzima ejo yanditse ibaruwa avuga yuko mu gihe ibyo bumvikanye mu masezerano amafaranga ye batayamuhaye, ashobora no kuba nawe yaseza muri ekipe akaba yagenda. Biri kuvuga yuko amaze ibyumweru 2 adakandagira mu Nzove, yuko rwose nawe ashobora kuba yakigendera. Si uyu wenyine kuko muri Rayon Sport n'abakinnyi benshi ba Mitima Isaac nabo byagiye bigaragara yuko icyabajyanye ari amafaranga. Ubwo rero Rayon Sport isaro y'Inyanza mu gihe no gutegura kuzajya ku ivuko, ibintu ntago ari byiza habe namba. Nari nkomoje kuri Urubambyi cyangwa se Gasogi United iri kwitegura kuzaca cyane mu mitwe, gutana mu mitwe na Rayon Sport muri iki gihe. Perezida yatangaje, tuzaba tubigarukaho.